Imana yongeraho kuduha amagambo y'ingenzi ya ngombwa mu kubaka urugo rwiza. Kuvugana no kuganira burya biratandukanye. Ushobora kuvugana amahomvu, ariko na sex nayo burya abantu bayumva nabi. Nayo ndaza kuyibasobanurira mu buryo bw'Imana. No mpuzabitsina nicyo kintu cya fake kimbura mu maro, ndetse niko navuga mu kubaka urugo rwiza. Ariko ikimbuza gushurashura, mundi iryo jambo ry'ikirundi gushurashura, hari abagabo bashurashura. Ikimbuza gushurashura si ubwiza bw'umugore wanjye. Ushobora kubona umugabo n'umugore bakora imibonano mpuzabitsina y'agaheza, ndetse ushobora gufataho icyitegererezo ukavuga ngo iyi mibonano mpuzabitsina twayifashe kuri filime dusanga niyo cyitegererezo cy'imibonano mpuzabitsina, kandi barangiza bakadivorusa. Nzi neza ko buri muntu wese wicayemo hano hari igihe wabonye umugore, niyo umuhanuzi yavuga gatanu ugenge mbabwira nkawe, niyo haza umuhanuzi akamanuka mu ijuru yambaye amababa ya marayika, akabona umukobwa udakunda ntuzamurongore ngo nuko yabivuze. Ubundi nigishaga muri university, burya umuntu muzabana sinzi rukuruzi bamo bigira gutya, mbona agakobwa kari nubaho yaricaye rwose ndahibuka, yari ahantu mu nguni, mbona agakobwa ufite akajosi karekare gafite n'agatwe keza. Ntuzibwire yuko kuba umugore mumaranye imyaka 30 atagikeneye kumubwira ko umukunda, cyane cyane yuko afite ibihinyuza byinshi abahura nabyo bituma yibaza niba ukimukunda. Igihinyuza cya mbere, intimacy. Nta intimacy ibaho utabumbuye umuntu. Ntabwo haterana abagabo bangana barya ngo habure mu stress umugore ngo ari ukuntu usigaye ungana, ariko kuburangana uti noneho nawe ukanabyica ukaza ukajya ubimwibutsa, ariko mbona wazanye ibinkanyari ku ijosi, burya shaho umuteye icyuma. Umugore araza mwiriranwa nabo, kurakabwe atari ibingi bimutubwira ngo tugomba ngo kuba submitted, ngo submissive, ngo twarize. Ariko witonde, intimacy isaba umugabo mwiza n'umugore woroshye. Ariko reka mbwira umugabo wicaye hano wazanye n'umugore we, ariko ufate uko kuboko k'umugore wawe ugufate gutya n'ikiganza kimwe, wumva ukuntu biba binepa. Oya, umufasha hatariho, igeza haruguru aho. Iyi Imana ikubonye ufashe madamu wawe muri sex, iravuga ngo yes, that's what I wanted. Hari abantu njya numva bigisha ibintu batazi, akavuga ngo buriya ngo icya Adamu na Eva bakoze muri Edeni ngo nukuryamana. Oya, sex ifite fonction eshatu, sibyo? Eshatu. Icya mbere, sex nta nzira y'ubusamo yo kubaka urugo nkuko nta nzira y'ubusamo yo gusakara inzu. Hari ikintu maze kwiga kubwo gukura mu bukristo no kugendana n'abandi. Umugore wanjye anciye inyuma, none reka nsubize icyo ngicyo bambajije icyo gihe. Umugore wanjye anciye inyuma kuko kujya mu ijuru kwawe ntaho bihuriye no kubwira umugabo wawe ko wasambanye. Nyumbajije ngo ukica urugo, bagiye bavuga ngo niki gituma dusenya ingo, nakiboneye izina cyitwa Miss Square. Ngira ikintu cyitwa fellowship with the Holy Spirit. Ibintu byose no muri sex hari ibintu byinshi namenye byigishijwe n'umwuka, ariko umwuka wera ko ari waduhaye ngo tubere umwarimu. Uyu mugore namucahe, namukorahe, namukorane ngo rwose nawe nze kubona yanezerewe, kubera ko kenshi bagiye batwigisha mu nsengero ngo ibintu bya sex ngo ni ibintu by'ibishenzi, ngo ni ibintu ngo by'ibipagani, ndetse no kubyigisha ukabyanga, ndetse no kubivuga. Iyo umugabo atanejeje umugore aba yishe inshingano ya mbere y'Imana kuri sex. Hari n'abantu usanga amaze imyaka 20 mu rugo ataramenya ko sex inezeza. Sex nivo enye, uyitonde kute kugira ngo noneho havemo sex nziza. Ndabibatondekera gutya. Ubundi ibyo bita gutegurana, je sinjya mbyita gutegurana, irya niyo ropa principal. Uzi impamvu mbivuga gutyo? Umunsi muzasaza igitsina gabo gikoze nk'icyangwe, kibamo kimeze nka eponge. Ubundi Imana iguha ibintu nibura bigera kuri 3 bizakubwira ngo uyu nguyu yari we. Icya mbere, impamvu rero mubona abantu benshi bahora mu nzara ya sex batungwa na deseri gusa. Ariko iyo wigeze kurya sex iri inspired, wigishijwe n'umwuka. Uko Imana rero iba nkeya mu buzima bw'abantu, byanze bikunze ingo zizasenyuka, kuko
ukuri kurabura, kwihangana kukabura, gutegeka bya bindi yatwigisha ko umuntu ashobora gutegeka sexe birabura igihe umuntu adafite Imana. Ikintu kiri bukosora imyumvire yanyu kimwe gikomeye, sexe ntabwo ari aka gace kari hagati y'amaguru. Iyo ntanyuzwe mu mutima, iyo mpangayitse mu bitekerezo, ubwo sexe ntabwo iza mu bintu byihuta. Ngira ngo kubera ko giye nimenyereje no kuyitegeka ntabwo iza yihuta. N'ubutinganyi bw'umugabo n'umugore byite gutyo. Ikigushuka kiguha amahoro nuko uvuga ngo no, ariko turi kumwe n'umugore wanjye, murimo murapfa mwembi. Reka mbere kuvuga ko agakingirizo katari icyaha. Agakingirizo ni uburyo bumwe bwo kwirinda. Ubundi ibintu bitatu ugomba kureba mbere yo gushaka. Number 1, sindagira ubumwe bw'umutima n'umugabo wanjye kuva twabana. Nahisemo kubisoma ko yabyanditse ko biri sensitive cyane. Sindakora sexe ku rwego ngera aho kunyurwa. Nta gihe ndatwita ngo ne gukubitwa. Naciwe inyuma kuva maze ukwezi kumwe nshatse. Kubera iyo mpamvu nishakamo kwishimira umugabo bikanga. Ese nakora iki ngo nongere kuba uwo nari we mu kwezi kumwe ngishaka? Balance life. Enjoy everyday life. Ndashima Imana cyane kubw'uyu mwanya twongeye kubona ngo duterane. Bansabye kubigisha nkuko Desire yabivuze. Ni amagambo abiri yenda gusa, intimacy, communication na sex. Ndagerageza kubishyira mu Kinyarwanda. Intimacy, ubundi intimacy ni ijambo rivuga kwegerana, guhuza umutima. Intimacy, ubusabane bugera ku mutima. Communication yo nyita kuganira, ariko bitari ukuvugana. Kuvugana no kuganira burya biratandukanye. Ushobora kuvugana amahomvu, ntabwo iba ari communication. Ndaza kubabwira ibintu biranga communication nzima, kuko nacyo ni ngombwa cyane cyane mu rugo. Kuko abantu benshi iyo babwiye ngo ariko atariko gihe n'umugore wanjye turavugana, mushobora kuvugana nta communication ihari. Hanyuma icya gatatu ni sexe, kereka wenda waba ari hano afite ikibazo. Ariko na sexe nayo burya abantu bayumva nabi. Nayo ndaza kuyibasobanurira mu buryo bw'Imana. Sexe mu buryo bw'Imana. Reka dusome amagambo dusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Nkunze kubwira abantu ngo nujya kwigisha ikintu cyose kijyanye n'ingo, ujye usubira mu Itangiriro. Amen. Kubera ko nibura aha tugiye gusoma ibintu byose byari bikimeze neza. Nta gitotsi cyari cyakabayeho, nta rwikekwe rwari rwakabayeho, ariko nanone no hejuru y'ibyo Imana yongeraho kuduha amagambo y'ingenzi ya ngombwa mu kubaka urugo rwiza. Kuko ubundi intimacy na sex ni ibintu dukoresha, na communication ndetse ni ibintu dukoresha kugira ngo twubake ingo nziza. Sibyo? Ikibazo kirimo nuko nibyo bintu bitatu bikoreshwa nabi bibaho. Intimacy yo ntibaho muri benshi. Nuzabona urugo rugenda nabi uzamenye ko nta intimacy hari. Nuzabona urugo rugenda nabi, icya kabiri uzacekinge ko hari communication nyayo ihaba. Sex yo uzayihorere. Jewe hari kosa nabonye abapastori bakora akenshi mu biterane by'abubatsi ngo bibanda ku mibonano mpuzabitsina. Ukagira ngo urugo rwubakirwa ku mibonano mpuzabitsina. No mpuzabitsina nicyo kintu cya fake, kimbura mu maro, ndetse niko navuga mu kubaka urugo rwiza. Ushobora kubona umugabo n'umugore bakora imibonano mpuzabitsina y'agaheza, ndetse ushobora gufataho icyitegererezo ukavuga ngo iyi mibonano mpuzabitsina twayifashe kuri filime dusanga niyo cyitegererezo cy'imibonano mpuzabitsina, kandi barangiza bakadivorusa. Kubera iki? Ntabwo imibonano mpuzabitsina ari Imana yubakiraho mu kubaka urugo rwiza. Ni nacyo kintu muri biriya bitatu twabonye nicyo gitoya. Ariko iyo wumvise abantu bavuga bakabwira abagore ukuntu bagomba kwiyuhagira, bakitera amaparufe, bagahumura neza, bagasasa ibitanda bakabisasa neza, ukagira ngo nibyo bizubaka urugo. Wrong. Nimunareba no mu mikorere y'Imana no muri gahunda y'Imana, ntabwo Imana yatangiriye kuri sex.
ashwe. Buriya rero twacuritse ibintu, burya ikintu icyaha cyakoze, ibintu byose by'ubuzima icyaha cyarabicuritse, ibyajyaga imbere kibishyira inyuma, kubera ko ntantu cyabanje gucurikira ibintu. Mbanze mbicurukureho gatoya. Satani yarabanje abeshya umuntu ngo nukora rebellion niwe revoluta ku Mana ngo uzasa n'Imana. Nyamara mu itangiriro aremwa, Imana yari yamubwiye ngo mu ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Bivuga ngo ubundi n'ubundi bari baremwe mu ishusho y'Imana, nta mpamvu yari irimo yo kubishaka, sibyo? Hanyuma icya kabiri, Imana yari yavuze ngo wimenyereze ibiri mu isi byose ubitegeke. Iryo jambo ndaza kurigarukaho. Aho kugira ngo bimenyereze ibiri mu isi babitegeke, birahindukira birabategeka. Ubu usanga mu isi yacu ibintu nibyo bidutegeka. Umuntu akoreshwa no kunguka amafaranga, umuntu akoreshwa no gushaka sexe, ntabwo tuyitegeka, ahubwo iradutegeka. Uragenda ugabuza umuntu rero se, umuntu w'umugabo ubwo wasambanye ute kandi ufite umugore? Ngo urumva ngo Satani yarangerageje, ngo numva sinkihanganye, sex iramutegeka. Ubundi twebwe sex turayifite, tugomba kuyitegeka, ntabwo idutegeka. Niho rero mbabwira ni buryo twigisha abantu, twabwira ngo urumva ngo mwabagore mwe ngo mujye mwitwara neza, ngo mwisukure, ngo muse neza, ngo kugira ngo abagabo banyu batajya ahandi. Honeze abagabo bose babaye abapagani, ukabona mu giterane nk'iki cyuzuyemo abarokore, umupastor arigisha gutyo. Jewe sinshobora kujya ahandi, atari kubera ko umugore wanjye asa neza, nuko tutazanye. Ariko ujya nera ko babwira umugore wanjye asa neza, ariko ikimbuza gushurashura, mundi iryo jambo ry'ikirundi gushurashura, hari abagabo bashurashura. Ikimbuza gushurashura si ubwiza bw'umugore wanjye, ni ubutwara Imana yampaye kuri sex. Bahasi bategekwa na sex, aterura agakubita hasi, kumva ngo umugabo yafashe akana k'imyaka 5 ngo undi yasambanije umumineri, uwo ngo abategekwa na sex ntabwo abayitegeka. Abo nibo nita badimba hasi. So reka noneho dusubira inyuma, izo ni inzenya z'umupastori, ariko ubwo ni introduction, nubwo ari ndende ariko ubwo ibyinshi maze kubivugaho. Icya mbere, Tangiriro ibice 2:18, kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira umuntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni zose n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Haleluya. Ibyo dushaka kwiga byose bikubiye muri iyi text ngufi ingana gutya. Icya mbere reka duhere ku kintu cyitwa intimacy. Intimacy ubundi itangirira kuri icyo kintu cyitwa umutima. Intimacy ni ukuvuga ngo intimacy bihera muri icyo kintu cyo kuvuga kujya imbere mugahuza umutima, mimbere mugahuza umutima. Noneho muri uko guhuza umutima hakavamo ibikurikira, hakavamo amagambo meza. Amen. Reka mbere kuri urugero rwa Adamu na Eva, nibwo muri bubyumve neza. Icya mbere baratubwira ngo Imana yaragiye ifata umugabo iramusinziriza, imukuramo urubavu. Nibwira ko ari mu rubavu rw'ibumoso hafi y'umutima, ihakuramo urubavu, ikuramo umugore, irimo umugore. Bivuga ngo nuwo muri jewe, ntabwo avuye hanze. Suko Imana byari binaniye kubumbabumba ibumba kamukoreramo umugore, cyangwa kuvuga umugore akabaho, ariko yaravuze ngo reka mumuvanemo ave mu rubavu rwe, abo uwo muri we,
abe from in, sibyo? Yewe intimacy nkunza kuyifata ukundi kuntu, kuko adjective ivamo ni intimate. Rero nkunda kuyirambura nkayita intimate, umuntu mubana muri ekipe ariko wavuye muri wowe. Ariko iyo ni linguistique yanjye, ntabwo ari cyo ubundi mu buryo bw'isesengura amagambo sicyo bivuga. Ariko ndari kwega nkakuramo umuntu muhuje mukora team ariko wavuye muri wowe. Intimate, intimacy, umuntu kuvuye mu rubavu. Hanyuma Adamu icyavuyemo amubonye ni amagambo meza, yaramwitegereje. Ibindi byose yise amazina, yabyitaga izina rimwe, ngo kandi uko yabyise akaba ari amazina ye. Ageze kuri uyu nguyu biramushobera, aravuga ati ariko se uyu ndamwita nguki? Aravuga ati uyu ni akagufwa ko mu magufwa yanjye. Yumva amagufwa ni hafi, atoya reka nigiremo imbere nakara ko mu mara yanjye. Urumva ya intimacy yageze no mu mara, ivuye mu igufwa igiye mu mara. Azitwa umugore. Buriya mu Kinyarwanda ntabwo byagenze neza nko mu Giheburayo. Nimureba muri Bibiliya zanyu baravuga ngo umugabo mu Ruheburayo ni ish, umugore ni isha. Ubundi yashaka ari kuvuga ngo azitwa umuntu kazi kuko yavuye mu muntu. Iyo ni intimacy. Uramureba akavuga ati uyu nguyu pe ni jewe, ariko au féminin. Ni jewe pe, uyu ni jewe. Hari igihe umubyeyi abyara umwana yamureba akavuga ati uyu ni uwanjye pe, ni jewe waje ndakabebe, uyu ni jewe, ni uwanjye. We nta nubwo yavuze ngo uyu ni uwanjye, ahubwo yaravuze ngo uyu ni jewe ariko waje ari umugore, waje afite iyindi sex. Muraza kumva aho na intimacy na sex biza guhurira. Uyu ni jewe ufite iyindi sex. Ariko murabyumva nkuko mbyumva. Uyu ni jewe ariko ufite iyindi sex. Urumva ukuntu byari byiza muri icyo gihe. By the way, burya natwe icyo gihe twarakigize. Ariko reka ndeba barimo hano bicaranye n'abagore babo bataje bonyine nkanjye. Nzi neza ko buri muntu wese wicayemo hano hari igihe wabonye umugore, ubona fiance. Reka wenda mbibwirira ibyanjye, sinjya mbihisha. Jewe ubundi nigishaga muri university. Burya umuntu muzabana sinzi rukuru zibamo bigira gutya, mbona agakobwa kari nubaho yaricaye rwose ndahibuka. Yari ahantu mu nguni, mbona agakobwa ufite akajosi karekare gafite n'agatwe keza. Nicyo nabonye ko siwe wari mwiza wenyine mu ishuri, ariko numvise vraiment afite inibote ubona simple ariko iri attractive, ikururana. Ndigendera sinabyitaho ko hari n'abandi banyeshuri beza bari bahari. Noneho umwe mu barimu twigishanyaga arambwira ati ariko atirira shuri wigisha uvuye kwigisha mu nti, ati nta mukobwa wicaye mu nguni nk'ahantu nk'ahariya. Ni namubonye. Sinzi n'impamvu atambajije ati se iyo ambaza nari kwirarira nkamugari n'abandi nababonye, kuko byari muri habit yanjye. Ubundi iyo najyaga mu ishuri bose abana nabanzaga kubaranganyamo amaso nkandika amazina yabo kugira ngo nihutire kubamenya. Arambwira tuzi ko atari mushiki wa muhungu w'inshuti yawe wiriye iwanyu. Ni burya ntabwo we nari muzi. Ikiganiro kigarukira aho ngaho, nkajya mwigisha nk'abandi banyeshuri, arigararangiza ajya muri university. Kuki abahungu twasenganaga barambwira ati rero we twagusengeye, fiance wawe twamubonye rwose bisobanutse, ati ni nyirakanaka. Nawe uriya yize ku ishuri nigishijeho, sinari nkiyigisha. Yize oya nari amfite n'uwo mwaka nahavuye. Yize ku ishuri nigishijeho. Icya kabiri ni mutoya kuri jewe, nasabye Imana umugore ndusha imyaka 4, Pawo ndusha imyaka 9. Barambwira ati ibyo ni ibyawe, twebwe rwose neza Imana yabitubwiye. Icyo nakoze naramubwiye arabyemera, ibindi ni amateka. Akagufwa ko mu magufwa yawe. Nzi neza yuko hari umunsi wicaye ubonye fiance wawe, yaba ari umukobwa, kuko nawe nabimubwiye. Arambwira ati ntushobora kumva ukuntu burya wari waranyishe, nahoraga ntegereje kuza kubimbwira nkabibura.
uretse ko nyine abantu benshi muri kino gihe babishyira mu kintu cy'uburokore ngo jewe ngo nta byari birimo ngo niyo umuhanuzi yavuga gatanu jewe nge mbabwira nkawe niyo haza umuhanuzi akamanuka mu ijuru yambaye amababa ya marayika akabona umukobwa udakunda ntuzamurongore ngo nuko yabivuze jya urongora uwo ukunda kuko niko Imana yabikoze. Icya mbere Adamu yakoze abonye Eva yaramwitegereje aravugishwa aravuga ati uyu ni akagufwa ko mu magufwa yanjye ni akara ko mu mara yanjye mwise umugore. Tekereza Imana imubaza ngo se umwise ndi, ngira ngo Imana yageza biravuga tokereka tumwite Eva ndabona we byagucanze. Iyo ni intimacy yavutse wa munsi Adamu abona Eva. Ariko ubwo noneho mutangiye kumva ikibazo dufite, iyi intimacy mu ngo nyinshi ntayihari. Umugabo arongora umugore yamukundaga akamuparika, yajya nataha ntiyibuke yuko hari amagambo meza agomba kumubwira. Abenshi muri mwebwe mwicaye aho ngaho muzi yuko nyine ariko madamu arabizi, oya washaka ngo bimubwire. N'uwanjye ajya ambwira ati rwose kutakibimbwira. Kubera iki tugera aho tugaparika tukumva ubuse ntabizi? Ubu imyaka 30 maranye nawe ntabizira. Madamu wanjye tumaranye imyaka 30 ubuse ntabwo abizi. Ariko ashaka ngo ukore nk'uko Adamu yakoze. Intimacy goes through the tongue, ica mu rurimi. Nta intimacy ibaho utabumbuye umunwa. Ushobora guca amarenga iyo utazi kuvuga, ariko intimacy ahantu hambere itangirira ihera mu kanwa. Bumbura umunwa ubivuge, bumbura umunwa umubwira ibintu byiza. Kandi buriya nuko mutabizi cyangwa tutabyitaho, icyo nababwiraga mugomba kwitaho cyane iki kintu cyitwa intimacy. Ntuzibwire yuko kuba umugore mumaranye imyaka 30 atagikeneye kumubwira ko umukunda, cyane cyane yuko afite ibihinyuza byinshi abahura nabyo bituma yibaza niba ukimukunda. Igihinyuza cya mbere ni ukubyara. Umugore arabyara konsa umwana, yatangira konsa umwana amabere akamanuka akareba hasi, agatangira kwibaza ubuse umugabo aracyankunda kandi amabere yararebye hasi, kandi hanze hari inkumi zigifite imitemere. Akenera ngo umugore utoya niyo havuka inkumi zisa na marayika uwo nakunze ni wowe. Yanywa igikomo bwa kabiri akagira gutya agabomba, noneho yajya akandagira, burya ntumenya insecurity aba afite. Yajya akandagira akavuga ati se ubu umugabo wanjye aracyandeba akabona ndi mwiza. Burya mimbere abagore muze kunyomoza niba mbeshye, mimbere aba yumva ari insecure, akavuga ati se ko numva ndimo ndakompitinga n'inkumi ziri hariya nazo arazireba, kandi jewe ndabona amaze kuba ikimama ikibajo numva izaramo. Ariko umufateho umubwire utumva reka mubwire nagukunda guri gatoya, ariko ubu nkukunda kurutaho uri munini. Se waba waragendeye muri vewe baguha V8 ukarakara, kamubwira uti rwose ubu ngubu komparizo yanjye niyo ngiyo, ntuzahangayike, ubu ngubu ni wowe wenyine nanjye. Nyamara hano harimo abagabo, ntabwo haterana abagabo bangana batya ngo habure mu stress umugore kugira ngo ari ukuntu usigaye ungana, ariko kurangana uti arangana nk'umumama ukamukunda rwose, ukajya wicara ukavuga ati ariko buriya nari narahombye ahubwo we. Hanyuma urumva ibyo bihinyuza. Igihinyuza cya gatatu rero ni imyaka. Burya abadamu muzi ko bakunda kwireba mu ndorerwamo bakagira gute, hari igihe yireba mu ndorerwamo akabona hari utuntu dutangiye kuza hano, ihema ryatangiye kwizinga, kabate se uwo mugabo azankunda, ihema ryatangiye kwizinga. Noneho nawe ukanabyica ukaza ukajya ubimwibutsa, hari ubwo mbona wazanye ibinkanyari ku ijosi, burya shaho umuteye icyuma, ahubwo jya urifata umubwira utari ko rino josi uko risigaye riri soft. Mwabonye ko iyo umuntu atangiye kuzana iminkanyari uruhu rworoha, n'uruhu kabisa ruri soft, n'urwanjye ruri soft kandi ni umugabo. Icyo nicyo bita intimacy. Guhora ngo hari umwami umwe
urabizi abami bagira abagore benshi kandi baba bafite n'ibyo babagaburira. Yaraturanye n'umutindi, noneho ukabona umugore kwa mutindi kabisa arabyibushye, arashishe, ararabagirana. Abo kwa Nyagasani mwami bameze nk'umwe amazi mu bivuzo, umushiha wabaye mwinshi. Noneho rero aramwetisha, wowe abagore uriya mugore wawe ko ahora duhagiye utagira n'ibyo umugaburira, wanjye bakaba barabaye imishiha gusa, amatama yarinjiye mu bijigo biti. Umugaburira iki? Ati uriya mugore wanjye tumugaburira inyama y'ururimi. Ururimi gusa ni rw'umugaburira. Aragenda abwira ababoyi bati inyama z'indimi zose, iz'inka n'iz'ihene n'iz'intama n'iz'ingurube byose mugaburire bariya abanyamishiha wanjye dewe yuko babyibuha bagasa neza. Bari inyama z'ururimi mu kwezi kurashira wapi. Araza aramubwira ati warambeshya. Aramubwira ati Nyagasani sinakubwiraga ururimi rw'inka cyangwa urw'ihene cyangwa urw'intama, ni ururimi rwanjye. Iyo mpagurutse mu gitondo ngiye mubwira aho ngiye, iyo ntashye mu nimugoroba nkamubwira inkuru zose zaho nanyuze, nkamubwira ibyo nabonye n'ibyo ntabonye. Ibyo rero niba hari ikizamini kinanira abagabo nanjye ndimo. Hari igihe njya mu giterane nk'uko ubundi abizi, madamu araza kumbaza ati se igiterane cyari kimeze gite? Cyari kimeze neza. Atoya mbwira ni bande bari bahari. Ubwo arashaka ngumubwire ngo urumva ngo Senga yari yazanye n'umugore we, ngo na Hortense yari ahari, ngo na Desire yari ahari, ngo na ba Eric n'abandi bose. Mbese mubwire, muraturire, mubwire umubare w'abantu bari bahari, mubwire abagore basekaga n'abatasekaga, mbese inkuru iryohe. Uriya niba mujya mureba filime cyangwa n'ibindi, hari filime yitwa Seburikoko ica kuri buriya. Hari umuntu buriya mu bantu bazi ko ari inkuru, wari wabona Sebu yicaranye n'umugore we, akamutekereza ukuntu yagiye i Bugande, akamubwira ukuntu yakoreraga Umuhinde, akamubwira ukuntu, mbese burya ukabona umugore yicaye arimo aragenda mu maso he harabagirana kubera gusa kumva inkuru ya Sebu. Birya rero biri muri intimacy. Irya ntabwo ari communication, ariko biri mu cyo kintu cy'ubusabane, cyo kumva umugore adafite irungu, cyo kumva umugabo ahari, cyo kumva bavugana. Nyasaba Imana icyama kumenya kuba ari inkuru nk'uko menya kwigisha. Nkajya nicara na madamu nkamubarira inkuru azitera nk'iratura, nawe ubundi arambaza nkatanga samari. Buri gihe mba ndimo gusamarizinga, ariko byari bimeze biti byari byiza. Ubu yambwira byari byiza gute? Ariko se ko mbona uhangayitse, nindeka hari ibibazo nawe nabyo, ariko se nibiki? Kandi ubwo uko dukora nabi gutyo niko wiyaje. Arambwira ati uyu munsi uko niriwe ku kazi baneshe bagize gutyo, ngatangira kumugira inama nkabura ntoya ibyo ntibikaguhangayike. Ariko hari umunsi rwose yambwiye ibintu, arambwira ati mva rero mubwire ikintu kimwe tubyumve kimwe. Jewe iyo mubwira ibyampangayitse simba nkugisha inama, mba nshaka gusa kutegura utugu nkaririraho, ukajya umbwira ngo yo ngo ese nuko byagenze. Ati mwongera nkavuga ati yo ese nuko byakugendekeye. Niba unamumuriza ujye mumuriza ariko wumva nacecetse, naho umbuza kuvuga, umbuza kurira, ntangira kwiririra, ukaba utangiye kuzana inama zawe, utangiye gukora analize, utangiye gukora bya psychanalyse na bya psychology n'ibindi byose. Jya undeka mvuge. Hari abagore bumva ndimo kubavugira ibintu. Buriya rero intimacy, buriya niyo mpamvu ubona mu ngo tugira n'ibibazo. Abagabo kwinjira muri intimacy tukavuga, kuko intimacy ica mu rurimi. Ntabwo nabwiye ibya mwami ngo mbe warangiriza uko inkuru irangira. Iba muri Conte Domire y'Ininiwi, benshi njya numva bayivuga batazi naho yavuye, bakagira ngo nibo bayihimbye. Kandi umwami yageze aho ngaho aramubwira ati mva ngiye kuguha umwe muri abanyamushiha banjye, umutware ndaguha ibyangombwa byose, umugaburira inyama y'ururimi nzarebe ko abyibuha. Umugabo yumva waramwishe kuko bigiye kumuteranya n'umugore. Aragenda abwira madamu ati mubwire mubwire madamu, urabizi ndagukunda ariko bakize mu gihano, ngiye kuguharika. Umwami agiye kumpa umwe muri baranyamishiha be ngo mugaburire ibyo nkugaburira ngo arebe ko yabyibuha. Atari kubyitondemo, akatereka nkubwire nzakomeza nkukunde kandi tumukuremo kashi zo kurya. Umugore baramumuha, aramubwira ati mvurero madamu bakumpaye umfashe, nutamfasha uzapfa nanjye mfe. Nzajya nza nkubwire twibereho mu bukene bwacu, ibyo baduhaye tubisangire tubirye, nkubwire neza umenye uko abantu bavuga neza.
ibyo kumbwira ko uri umwamikazi ubyibagirwe, ubu wabaye umugore wanjye. Ngira ngo wabwira abagore bamwe na bamwe bene iyo mvugo bakavuga ati cyakora kuba ukomeye uri meya uri vice meya ubyihorere, ubu uri umugore wanjye, namwe mukatwemerera mukabikora. Umugore araza mwiriranwa nabo, kurakabwe atari ibingibi mutubwira ngo tugomba ngo kuba submitted ngo submissive, ngo twarize. Ariko witonde, intimacy isaba umugabo mwiza n'umugore woroshye. Umugore woroshye ukunda ntaguhande. Niyo mpamvu Imana yabaremye mufite uruhu rworoshye kuruta urwacu, no kugira ngo nidukoraho twumve stress zigabanuke. Iyo abazungu bagira utuntu tw'udupira baha abantu ngo bikize stress, yewe njya mbwira madamu maze ninza mfite stress ujye unyicara iruhande mfate ku kuboko nimare stress muri intimacy. Ukicara ku meza nyine aho gukanda agapira nkakanda ukuboko, siyo mpamvu saba manini, biri muri intimacy. Byaje gutungana neza, reka ne gutinda kuri uwo mugabo se nshaka gutinda. Iyo ni intimacy. Murumva mwayumvise neza? Kubwirana amagambo meza, kwegerana. Urumva intimacy hari ahantu iza guhura na sex. Ariko reka mbwira umugabo wicaye hano wazanye n'umugore we, ariko ufate uko kuboko k'umugore wawe ugufate gutya n'ikiganza kimwe, wumva ukuntu biba binepa. Oya umfasha hatariho, igeza haruguru aho urumva ukuntu biba bimeze. Oya fata haruguru niho byumvika. Oya aho ni kuri. Nabibonye abatarigeze bakora intimacy. Umugore n'umugabo barabyemerewe rwose. Iyo ni intimacy. Hanyuma reka tujye kuri communication kugira ngo nze kuri sex, kuko ndashaka kuza kubihuza byose muri ya minota bampaye. Sex rero na hano ihitizamo, kubera yuko hari abantu njya numva bigisha ibintu batazi, bakavuga ngo buriya ngo icya Adamu na Eva bakoze muri Edeni ngo nukuryamana. Oya, buriya niba hari ikintu Imana yahaye umugisha, ni sex ikorewe aho igomba gukorerwa hagati y'umugabo n'umugore rwose. Iyi Imana ikubonye ufashe madamu wawe muri sex, iravuga ngo yes, that's what I wanted. Nayiremye kugira ngo mujye muyinezerwa. Urumva rero hari umugabo witwa Rick Warren yanditse igitabo avuga ngo nyina yakundaga guteka. Ati mama yakundaga guteka, ati noneho yewe n'umugore wanjye tugakunda kujya kurya mu rugo. Ati kandi kuko nari mbizi ko mama akunda ko tumushima, ati naryaga mushimagiza. Ati nkamubwira ngo rwose mama uri umutetsi w'igitangaza. Ati nkabona mama nawe arizihiwe kubera ko yatetse nanjye nkizihirwa. Ati iyi Imana yambonaga nizihiwe ibiryo bya mama, ati yaranezerwaga kuko biri mu byo naremewe. No kuba mu buzima busanzwe biri mu by'Imana yishimira, kubera ko kenshi bagiye batwigisha mu nsengero ngo ibintu bya sex ngo ni ibintu by'ibishenzi, ngo ni ibintu ngo by'ibipagani, ndetse no kubyigisha ukabyanga, ndetse no kubivugaho ukabitinya. Reka da, sex iri mu bintu Imana yaremye ngo tujye tubinezerwa, sibyo? Sex ifite fonction eshatu, sibyo? Eshatu. Icya mbere, sex yaremewe kugira ngo tujye tuyinezerwa. Yaremwe n'Imana, we nicyo cya mbere. Wereka maze nsubizemo Imana hagati kuko biraza kongirira umumaro. Sex yaremwe n'Imana, ntabwo yihanze, ntabwo Adamu na Eva bayibye. Oya, yaremwe n'Imana. Ibintu bibiri by'ingenzi, shatse nabigira bitatu kuko icya gatatu kiva muri ibyo bibiri. Icya mbere, yaremwe n'Imana kugira ngo tuyinezerwe. Nukora sex ujye uyikora uyinezerwe kugeza ku ndunduro, uyinezerwe. Icyo ni kimwe mu by'Imana yayishyiriyeho. Niyo mpamvu iyo umugabo atanejeje umugore aba yishe inshingano ya mbere y'Imana kuri sex. Abagabo rero kenshi kubera ko twebwe ibyacu ndaza kubigeraho ubu mbirimo, abagabo twebwe uko wabigenza kose umugabo ntashobora kutanezerwa sex, kereka yagize ikibazo, ko nabyo bibaho, wenda muze kubimbaza. Aho mbivugira ni uko umugabo wese muri condition normal anezerwa sex.
niyo mpamvu n'abasazi batwita ku muhanda. Njye ntangara nkabona umusazi aratwita, nkabona umuntu wasambanye n'uriya musazi buriya ntiyabonaga ko ari umusazi, ariko umugabo muri kondisiyo normali zose sexe rwose aranezerwa, kugeza nawe ashobora no gufata umwana ku ngufu kandi akanezerwa. Abagabo twebwe sex, ariko ntibivuga ko kuba wanezerewe sex n'umugore wawe yanezerewe, ahubwo ibyo mujye mubicekinga. Ndaza kubabwira aho bihurira na communication. Naje kugenzura nsanga mu ngo nyinshi abagore benshi hari n'abazasaza batamenye ko sex inezeza umuntu. Hari n'abajya babimbaza muri counseling akamara rero pastor birebe ibintu mwamwigisha ngo sex ngo rwose ngo iranezeza ngo ikagira umuntu ku mutima ko giwe ntarabyumva. Nivata kwitama nkabana se uyu mugore mubwire uzaza n'umugabo wawe mbabwire uko bigenda. Kandi hari abaza rwose, hari abana beza baza, hari n'abasore baba batarabikora n'abakobwa baza bakambwira ati turagira ngo tubwire ibi bintu umuntu abikora ati. Nkicara nkafata igipapuro nkashushanya nkakora anatomy nkababwira ni rwose. Hari nabo tuhana rendezvous nkaba sesiyo ya mbere nkababwira ni muzagaruke mbaho iya kabiri kuko iyi ya mbere niyo kubafasha gutangira, nzabaha nikurikiraho. Kandi baraza. Hari n'abantu usanga amaze imyaka 20 mu rugo ataramenya ko sex inezeza. Bibaho, ariko abagabo twebwe nta kibazo tugira, kenshi kigirwa n'abagore. Ndaza kubabwira impamvu nayo. So Imana yayiremye cya mbere ngo inezeze umugabo n'umugore bombi. Icya kabiri niyo nzira ducamo turema abana. Uretse ko buhaje metode nshya zo muri laboratoire baterura intanga y'umugabo n'iy'umugore bakayihuza bakabona kuyirera, ariko ubundi sex niyo organe de procréation. Niyo mpamvu mbabwira ngo nuzumva umuntu wigisha ko yahishuriwe yuko sex ari cyo cya Adamu na Eva bakoze, uzamubwira utoya nta yindi nzira Imana yashyizeho umugabo n'umugore bari gucamo ngo babyare, kandi kubyara no kororoka byari mu mugisha Imana yatanze mu ikubitiro. So sex nayo irimo. Icya gatatu kinabyerekana nuko batubwira ngo bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Ubundi niba hari ikintu kidakoze umugabo isoni n'umugore yari umugore we no kwambara ubusa murebana. Mweze muzakora sex ariko barambwiye ngo bari bakora sex bajimije. Abajya gukora sex bakazimya ngo batamureba. Ubwo hawuzemo intimacy. Muri ibyo bibiri no gushima Imana. Yaremewe gushima Imana. Njya mbaza abantu ngabwira ni bangahe mujya gukora sex mukabisengera nkuko musengera ibiryo. Kabisengera rwose ukabanza ugashima Imana ukavuga uti Imana ndagushimira ko waremye sex. Kandi ibi bintu tugiye kubinezerwa nawe ubiha umugisha. Ntiwubona mwese muzi ko ari ibipagani. Ya ni ibintu byejejwe ngo tubinezererwe. Nyamara mbwire aba bagabo cyane cyane. Reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo ari guspiritualize. Ngewe ibintu byose ngira ikintu cyitwa fellowship with the Holy Spirit. Ibintu byose no muri sex hari ibintu byinshi namenye mbyigishijwe n'umwuka, ariko umwuka wera ko ari waduhaye ngo tubere umwarimu. Uyu mugore namucahe namukorahe namukora nte ngo rwose nawe nze kubona yanezerewe, hanyuma mbona birakunda. Uzasenge ubikuye ku mutima atari bya bindi by'ibigambo. Nujya gusenga rero ujye ubisenga ubikuye ku mutima, uvuge umva rero umwuka wera Pastor Antoine yatubwiye ngo niwe mwarimu w'ibi bintu. Uyu mugore uramuzi kuko bamurema wari uhari ni nawe wamubundikiye aravuka. None yobora ibiganza byanjye, uyobore ibyanjye byose ko naje mbigereho. Uyobora ibyanjye byose kugira ngo anyurwe nanjye nyurwe. Uzabibona nyuma y'igihe gitoya, uzabona byatangiye guhinduka. Kuko nibura uzaba watangiye kugira conscience y'uko ugomba kunezeza uwo mu bantu. Sibyo? Sex rero, sex ni iki? Reka mbanze mbabwire ikintu kiri bukosora imyumvire yanyu kimwe gikomeye. Sex ntabwo ari aka gace kari hagati y'amaguru. Aka gace kari hagati y'amaguru ntabwo ariyo sex. Oya, sex ni uko uyu nguyu ari umugore, uri akaba ari umugabo. Bivuga ngo kuva ku mutwe wawe kugeza ku mano harimo sex. Sibyo? Ubu ngiye nk'abakaba nkagenda nkafata uko kuboko, ngize gutya mpita mvuga ngo uyu ni umugore tu, uyu ni umugabo.
kubera iki? Na miskereze z'ukuboko zerekana icyo ari cyo muri sex. Nkoze ku mutwe nahita nabimenya ngo uyu nguyu worohereje Imana ngo ye kujya ibara imisatsi ye agomba kuba ari umugabo. Ngo Imana izi n'umubare w'imisatsi yacu, nyambwira abantu hari abayorohereza ngo ye kujya yirirwa ibara imisatsi. So bikubwira ngo kuva ku mutwe kugeza ni ukuvuga rero ngo niba mugiye gukora sex, buri gace kose k'umubiri kagomba kugerwaho. Noneho ubu nshatse nagarukiriza nkabwira ngo uko niko bakora sex. Buri gace kose k'umubiri kagomba kugerwaho. Kubera iki? Buri gace gafite sex. Niba itama ryanjye rifite sex, hari icyo ugomba kurikorera, sibyo? Niba igituza cyanjye gifite sex, hari icyo ugomba kugikorera. Sex hari icyo ugomba kuyikorera. N'umugongo wanjye ufite sex, hari icyo ugomba kuwukoraho, sibyo? Iki rero nicyo benshi batasobanukiwe. Iyo wirukanye hano hagati y'amaguru, ubwo nyine umuntu asigarana inzara, kuko umubiri wose uravuga ati kuki hariya hagati y'amaguru ariho bagaburira gusa twebwe bakatwihurira. Inzara igasigara aho ngaho nyine uvuga ngo twakoze sex. Niyo sex ntabwo igera ku mutima, ntabwo igera ku mubiri wose, kuko sex igomba kugera kuri ibyo bintu byose, the whole of you. So reka dusubire inyuma noneho mbisobanure neza nihute. Icya mbere, kunezezanya. Kunezezanya bigomba kuba kuri nivo enye z'umuntu. Buri umuntu agira nivo enye, nubwo abasokoroge bashaka kuzigira 2 cyangwa 3 ariko nenye. Kubera iki? Burya umuntu agirwa n'umubiri, iyo ni nivo imwe, physique. Umubiri ugomba kunyurwa. Umuntu agira ubwenge, ni intellectuel, ni logique, ararezona. Icya gatatu, umuntu agira amarangamutima. Burya amarangamutima atandukanye n'ibitekerezo. Ndabeshya? Burya kugira ngo unezeze umuntu ugomba kubaha ibitekerezo bye n'amarangamutima ye. Noneho akagira n'umwuka. Izo nivo zose uko ari enye, mbere yo gufata bya bindi byo hagati y'amaguru, ugomba kubanza ukamakinga sure yuko izo nivo zose uko ari enye zinezerewe. Kubera iki? Biroroshye gukora sex n'umugabo cyangwa n'umugore utanyuzwe, utanezerewe. Mwatonganye, mwabwiranye amagambo mabi, ngo hindukira. Ahindukiye ati, mu mutima harimo ubusa, mu bitekerezo wamupfobeje, mu mwuka Imana irakurakariye. Ko Bibiliya tubwira ngo bagabo mwitondere uko mugenzereza abagore banyu, ngo kugira ngo n'amasengesho yanyu atagira inkomyi, sibyo? Bivuga ngo no mu mwuka ubwo ntimuba muri kumwe. Mugomba kunezezanya. Mushobora kunezezanya mu mubiri, ariko ntibyubaka urugo nk'iyo mwateka into consideration izo nivo zose uko ari enye. Ikaba nambaho urugero. Umugabo w'umupagani usambana ashobora kunezeza umugore pe mu gitanda, ariko sex muzakorana uvuye gusambana ntabwo izamunezeza. Kubera iki? Mu buryo bw'amarangamutima ntabwo anyuzwe, ni nko gufata ku ngufu. Vice versa, hari n'abagabo bamwe, nanjye ndimo, uri umugore wanjye ukambwira nabi, rwose nitujya kuryama n'ibyo bya sex ubwo biba byavuyemo. Jewe iyo ntanyuzwe, iyo mfite stress n'ibindi, ubwo sex ntabwo izamo. Ngira ngo nenda kuba nteye nk'abagore. Iyo ntanyuzwe mu mutima, iyo mpangayitse mu bitekerezo, ubwo sex ntabwo iza mu bintu byihuta. Ngira ngo kubera ko jewe nimenyereje no kuyitegeka, ntabwo iza yihuta. Ariho bamwe bakubwira ngo wayiruhukiramo, ariko jewe ntabwo ariho nduhukira. Ushaka ko nduhuka, twicare tuganire, nkubwire ibyanjye, ibimpangayitse mbishyira imbere y'Imana, niturangiza rwose ibintu bigende kwidembe. Ntabwo sex ikemura ibibazo by'urugo. Ariko reka ndaje ngere kuri communication, niho turi ndaba ndanarangije. Reka noneho tubanze turebe sex. Sex nivo enye. Uyitonde kute kugira ngo noneho havemo sex nziza. Ndabibatondekera gutya. Icya mbere, munze kugereranya sex
no kurya muri resitora iteka neza. Mwari mwarya nko muri hoteli ariko atari mwe muri bwishyure. Ukagenda ugasanga defile y'ibiryo ivuye hariya iragera iriya, sibyo? Bakabwira ati rero ubu ngubu turatangirira ku tugati na potage, utuntu tworoshye two bita aperitif, two kugira ngo ubanze mbese witere inzara. Hanyuma uze kuza hari ikintu bita main course, repas principal. Ihereye hano ugasanga ibirayi bitogosheje, ugasanga ibikaranze, bitetse sote, ibijumba, imyumbati, bya bindi byose muzi batondeka. Ariko no mu bukwe basigaye bakora singombwa kujya muri hoteli. Iyo ni repas principal. Hirya kaza kuhasanga utuntu tw'udukeke n'udufuruye bita dessert, sibyo? Jewe rero iyo ntondeka sexe bitondeka gutya. Icyo ngicyo bita starter, icyo uheraho n'ibyo biganiro bibanza gutunganya uko ibintu biri gukorwa. Kabanza mukicara, niba hari ibintu mwapfuye mukabiganiraho, mukihananaho, mugasabana imbabazi. Niba hari ufite ibintu byamugoye ku munsi mukabiganira, mukabisengera, mukabikura mu nzira. Ariko nyine ukaba umwegereye muri intimacy. Burya icyo nkundira abantu n'amarenga arakubwira. Ushobora kwicara iruhande rw'umuntu akareba ukuntu umufashe ukuboko, ukuntu urimo kumubwira, akavuga ati ariko uyu muntu agomba kuba hari ikintu arimo gutegura. Intimacy rero burya irakora cyane muri starter. Iyo murimo gutangira nyine niho intimacy niho ikora cyane. Ara rwose uyu munsi ukuntu usa ntabwo siko ntajyaga nkubona kusa gutyo. Ariko nawe nyamara rwose kabisa ndumva ukabanza mukabwirana neza, mugakliyaringa off. Yewe mukanareba no mu rugo wanyu ko hatarimo za kidobye ziharaye. Ntuzakora intimacy hari umuntu uraye mu cyumba cy'iruhande rwanyu ngo nimujya gukora sex wumva arakoroye ati neza, ubwo ibyo bishyushya aba bisutsemo amazi, cyangwa ujye kumva wumva kubisa urugi agiye muri toilette. So bikubwira ngo starter ni icyo kintu cyo kubanza gutegura ibitekerezo byanyu, imitima yanyu, ibintu byose naho biri bubere, kumva kabisa muri safe, mumeze neza. Hanyuma noneho repas principal rero icyo abantu bajya bibeshyaho, buriya ibyo hagati y'amaguru ntabwo ari repas principal. Repas principal ni uko kugaburira ibice byose guhera ku mutwe kugeza ku mano. Niba muzikubanaho, niba muzigaragura, niba muzakora massage, niba ibyo bita ngo nugukaresanya no gusomana no kugira gute, ibyo rero abantu bakunze kubiha iminota mike. Ubundi repas principal ni ifata umwanya munini. Reka mbibabwire nk'umuntu wabyize. Ubundi ibyo bita gutegurana, je sinjya mbyita gutegurana. Irya niyo repas principal. Uzi impamvu mbivuga gutyo? Umunsi muzasaza, ibyo mugeze muri cya gihe cya sinkinezezwa nabyo, repas principal izaba igihari. Ufata agakecuru kawe mukegerana, ukamubwira ati ariko ujya wibuka kera najyaga nkufata hano ku ijosi nkumva ni byiza, ariko n'ubu ndacyumva ari byiza, ariko akagu kawe ko noneho neza neza kabaye nk'uturabyo. Burya ni sex muri old age, kuko abantu barakomeza bakanezezanya no mu buryo bw'umubiri, ntibagikora bya bindi ariko aracyamukunda. Mujya mubona utuvideo tw'abantu kagasaza n'agakecuru kabona barimo barabyina, barimo barakorakoranaho, barimo fata umwanya ubanze winjoyinge uwo mubiri we, umwanya uhagije. Ubundi batanga minimum y'iminota nibura 20-25. Kubera iki? Nta soni mfite zo kubibabwira kuko ndimo ndabigisha. Burya imibiri yacu niko ikoze. Igitsina gabo gikoze nk'icyangwe, kibamo kimeze nka eponge. Burya uko mukomeza kunezezanya mu buryo butari bwo hagati y'amaguru, umutima urakomeza ugapompa, kuko iyo umutima ubonye amaso yatangiye kureba cyane, uri hypophyse yawe, ubwonko bwawe bukomanda umutima bukabwira ngo ohereza
sharijoma hariya hasi ko ndabona hano amaso arambwira ko hari icyo benda gukora, ukajya kumva misikiriti. Ariko burya ni nka telefone batangiye gucaginga, ishobora kukubeshya ko harimo umuriro ariko harimo muke. Uko rero mukomeza, umutima urakomeza ugapompa ugacaginga, hanyuma n'umubiri wose ukaba urimo kwitegura, kuko n'igitsina gore niko gikoze. Aho igitsina gabo kiri buze kunyura hagomba kuba lubricated, hagomba kuzana amavuta yacyo naturel from outside inside. Icyo ni ryo kosa abantu bajya bakora batamenya, ntibazi yuko buriya bigomba kubanza byose bikaba lubricated, bikafata amavuta yabyo. Burya n'igitsina gabo kigira yacyo, n'igitsina gore kigira yacyo. Nuko benshi muba mutarabaye patient enough ngo mubibone, cyangwa ngo musome ibitabo mubirebe. Ariko ibyo ndabibigisha nta soni binteye, kuko iyo ni isomo nyine, si byo bantumye kubigisha, kandi n'Imana yabiremye si jyewe, ahubwo ndabigisha uko bikora. Icyo rero, iyo time mumara bya bindi abandi bajya bita ngo ni ugutegurana, nayo ni sex, sibyo? Nayo ni sex. Ahubwo kandi kanuza ka deseri nako ko hagati y'amaguru, kuko muzitegereza iteka ryose deseri ni iryohera, ariko ikiguhaza ni repas principal. Repas principal ni ihaza, deseri ni iryoha cyane. Impamvu rero mubona abantu benshi bahora mu nzara ya sex batungwa na deseri gusa. Buri ugiye buri munsi ukarya utuneke n'utugati, ejo ukarya agakeke n'akagati, ntabwo bitangaje ko wahorana inzara. Ariko iyo wafashe sex yuzuye nk'uko maze kuyibabwira, ushobora kuyigenderaho icyumweru nk'ayanda ya Eliya yagendeye iminsi 40, kuko waranyuzwe. Reka mbabwize ukuri, ngiye singira isoni zo kubivuga. Ziriya sex z'abantu birukanka, handi birivuga ngo amazi yibwa araryoha, iriya gihe niyo wampenda henduka mu mafaranga sinayijyamo. Nta sex irimo, ntikumara inzara, ntawe kugera. Ariko iyo wigeze kurya sex iri inspired, wigishijwe n'umwuka, nta nubwo wifuza no kujya gusambana. Uravuga ngo yo kujya gusambana nawe, ubu se uyu muntu turasambana, intimacy turayiremesha iki? Intimacy burya ni iryoshya sex, gusa intimacy turayiremesha ntacyo tuziranyeho. Gusa ndamubwira ngo ndagukunda kandi urimo kumubeshya, gusa ndamubwira ngo ndamubwira ikize, nta intimacy irimo. Ubwo rero ryo ntibishobora kongera ku nzoka. Niyo mpamvu nabwiye nigiye uko nteye, iyo wariye, hari ahantu Imana yabwiye Abisirayeli ngo ubwoko bwanjye bwakoze ibyaha bibiri, ngo baranyimuye, ngo ari jyewe soko y'amazi y'ubugingo, ngo bikorogoshorera ibitega, ngo nyamara n'ibitega bidashobora gufata amazi. Abantu benshi basiga amazi y'ubugingo bakajya ku bitega bidafata amazi. Burya nayo mazi yibwe ni igitega kidafata amazi, ko ntacyo bikubakamo, nta komparizo ufite ngo uvuge utari kubushize gusa ko byari bitandukanye. Burya umuntu wese winjoyinze sex mu buryo bw'ukuri, uko yari imeze kuwa mbere si kumera kuwa kane. Ariko iyo utigeze ubimenya wibwira ngo bihora ari bimwe, ntabwo ari bimwe. Ariko umunsi muzabyiga muzamenye ko atari bimwe. Impamvu abantu bajya gushaka variete ngo nzajya gushaka undi mugore, nuko utazi ko uko umugore wawe yarameze kuwa mbere siko wameze kuwa gatatu. Umunsi muzabyiga mukabimenya muzabona ko ibyo mbabwira ari ukuri. Ariko sindi burenzaho, ubwo sex ndayirangije. Niyo mushaka gukora sex nziza, ujye mubanze mu clearing ibintu byose bishobora kubabangamira muri start. Mu clearing amakimbirane mwagiranye, mu clearing ibintu byose bishobora kuza kubabangamira. Nimurangiza mufate main course. Main course ntabwo ari biriya byo hagati y'amaguru rwose. Ndi mwita preparation, gutegurana, niyo main course. Kubundi main course ntabwo iryohera nka dessert, kariya nako barangirizaho. So communication rero niho ndangirije. Buriya communication niyo yubaka ibi byose. Instrument Imana yaduhaye yo kubaka intimacy, igikoresho Imana yaduhaye cyo kubaka sex ni ururimi. Kandi buriya sinzi impamvu mutabibona. Muzareba abantu b'abasambanyi baba ari abantu bafite akarimi kareshyareshya. Asari bose madame, umugabo wajya kubwira ukuntu uri mwiza,
ubwo urumva umudamu yicaye hano wenda umugabo we mu gitondo yamubwiye ngo ameze nk'ikigunguru aragaburira ibihagije. Sinzi nanone ubwo ndimo ndagaragaza ibyaha byanjye. Muri mwara bajya bareba Papa Sava. Papa Sava ngira ngo ni episode niba ari 164 niba ari na 3 simbizi. Iyo nshaka guseka na madamu tureba Papa Sava. None rero harimo Papa Sava na Mama Sava barimo bariganirira, uwitwa Dingi Dingi yatangiye gutereta madamu aravuga ati mwihorera ze kuza. Buriya mukurikiye kiriya kiganiro buriya turiya tundigiye ntwigiramo amasomo menshi. Mukurikiye kiriya kiganiro kikwereka umugore wanyuzwe, buri wa mushenzi wowe uraza kusuzugurira umugabo. Buriya umugore wanyuzwe n'umugabo we ntawe ushobora kumubwira utugambo, kandi utwo tugambo ari yo ropa ya buri munsi arya. Ariko umugore wishwe n'inzara emotionero sho, ariko hari n'igihe asambana kubera inzara ya intimacy atabona. Uretse ko nabyo ntimuzabyitwaza. Niyo umugabo yaba ataguha intimacy, uretse no kugagabura intimacy, niyo yaba kugaburira indurwe isharira, nta kintu na kimwe kizakwemerera gusambana, kuko Imana iravuga ngo ntuzasambane. Ikizakubuza gusambana si uko wabonye intimacy na sexy ikunyura, nuko Imana yabibujije. Icyo rwose giwe ni non negotiable, cyane cyane ku muntu w'umukristo uzima. Ariko kutazi Imana we twamubwiriza uyu munsi, twamubwira ngo banze umenye Imana, nibi turimo kuvuga nibwo bizakuyaplikaho, nibwo bizakugarukaho. So communication rero yubaka ikora ite? Ndababwira ibintu bitatu bine. Icyambere, communication izabubaka ikabaryohera ikabaryohereza, ni ukuvugana ibintu byose ntacyo muhisha. Baravuga ngo igomba kuba honest and transparent. Niyo mpamvu buriya Adamu na Eva baratubwira ngo babanaga bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. So nta hisha bagiraga, nta bintu byo guca hirya no hino. Oya, uretse ko telefone zari zitaraza, ariko nibwira ko telefone ya Adamu na Eva nta delete bari kujya bakanda. Hari abantu birirwa ahantu yaba agiye gutaha akabanza agakora clean up ya WhatsApp, agakora clean up ya SMS n'ibindi byose, kugira ngo umugore ataza kumenya ibyo yiriwemo. Ariko buryo uzitonde, uhuye n'uwinshakura burya bimaramo amasaha menshi. Ushobora kubikanda ukibwira ngo byavuyemo, wahura n'uwize IT akagenda kabiri turivinga, hanyuma akabwira ati ariko ibyo wiriwemo nta nabibonye. Hano hanze tuhafite abagore b'inshakura, ibyo mvuga mbifitiye gihamya. Umugabo yaradiritinga atashye, umugore ifone yicaraho yinjira, bafite ukuntu yinjiramo bya bindi arabigarura. Yinjiramo gata ariko ubundi ubuhishe iki? Ibi byose se wahishe sinabibonye. Ariko ubundi kubona umuntu w'umugabo abundabunda. Adamu na Eva iyo baba bafite telefone, ngo wagendaga muri transparence busoro yarayimusigiraga. Iyanjye nta kode ibamo, niya madamu ntayo. Nshatse kureba ibyo bamwandikira n'ibyo yandika ntabireba. Yewe na mode pass ya internet yanjye arayifite, niye ndayifite, ko ntacyo dufite duhisha. Ariko hari abagabo na hano bashobora kuba bicayemo babundabunda, birirwa babasiba urasiba iki? Ba muri transparence. Communication icyambere igomba kuba honest and transparent, kubwirana ukuri ntacyo muhisha. Ibyakubabaje, ibyakurakaje, ibyakunejeje, ibyo ukunda, ibyo wanga, akakumenya imbere n'inyuma, ukihinduriza akamenya uko usa imbere n'inyuma. Communication yubaka. Jewe kera nkirongora madamu wanjye, ibi twarabiganiriye ko jewe ubundi napfuye mu mushakashatsi. Mbere yuko ndongora narabanje nkuru ubushakashatsi ku rugo rwiza n'urugo rubi. Ngura ibitabo ndabisoma, nibyo ntashobora kugura nkabitira, hanyuma nza gukora synthèse nsanga ikintu cy'ingenzi mu rugo ari communication. Umugore rero tubana ubu ngubu tumaze kuzura, ndamubwira rero ngiye kubwira ikintu cy'ubwo wambwiye we, reka maze ngubwire principe nshaka ko twiyubakamo. Twige gukomunika, twige kuganira,
tujye twicara ahantu tuganire, umbwire byose, mubwire byose, kandi niko twebwe tubaho. Ushobora kubona ni hamwe na madamu n'abana biwanjye babikubwira, turavuga. Tumaze kwimariya twari twarashyizeho umunsi wa communication. Kuwa kabiri niyo wari kumbwira ngo hari igiterane, ntabwo nari kukwemerera. Iteka ryose nashyiragamo ngo kuwa kabiri ni block. Umuntu yambwira ati kuwa kabiri ko dufite igiterane, numbabarire hari ikindi giterane nzaba ndimo. Kamwe no guterana na madame rega cyabaga ari igiterane. Tukicara ahantu, rimwe na rimwe twajyaga kwa Rando, ko twari tuye hafi yo kwa Rando, tukicara muri bingaro, twe twari dufite na cahier de ménage. Ikaye itari ziriya zo mu mudugudu, ikaye ya PV. Twakoraga inama tukandika PV, tugafata ibyemezo, tugafata ibyerekezo, hanyuma ubutaha twajya gukora inama twongera tugasoma PV, tukareba ko ibyo twiyemeje twabikoze. Byaratwubakiye. Byose nta kintu duhishe. Nuno munsi uretse ko nyine ko twabonye tumaze gukura ntitugikora cahier de ménage, ariko ndayikumbuye. Njya mbwira madame ariko nkumbuye yakaye. Niwe wafataga minutes nge nayoboraga inama. Akambwira ati hari ubwo wari watumira inama, ubu niwe wabyishe. Ubwo rero mbwiye abagabo mwese ngo muze natwe twisubireho tujye dukora inama na madamu, twicare dufate PV, dufate ibyemezo, dufate ibyerekezo, ibitubabaje tubivugane, bitunejeje tubibwirane. Sibyo? Communication iri honest and transparent. Ariko ndabizi hano harimo abantu b'insobe we, ntawe mvuze kuko ntawe nzi. Ukamugura ariko tuvuge ngo ariko ngo uri mu biki, kuvuga ibyo ushaka. Icya kabiri kiranga communication yubaka. Communication yubaka igomba kuba personal. Personal ukuvuga ngo uvuga ibikuri ku mutima, nibwo hazamo intimacy. Kiriya cya mbere ushobora kubivuga ariko ukabigarukiriza mu nzira. Oya, ni mwige kuvugana ibintu biri personal, bibareba. Ushobora kwicara mukaganira ibintu byose bindi, ariko bibareba mukajya mubiberereka ngo imirenzaho ngo yera ibijumba. Nta mirenzaho yera ibijumba. Ashwe. Icyo si icya kabiri, intimate, personal. Icya gatatu, kubahana. Kubahana bivuga ngo niba ndimo kuvuga wicece kutega amatwi. Bibiliya iravuga ngo ujye wihutira kumva, utinde kuvuga. Wicare mvuge, niyo narondogora, we kunca mu ijambo, we kwisobanura, ureke mvuge ndangiza. Ni ndangiza umbwira uti warangije. Umbwira uti rero biriya wavuze ngo byagenze bitya, bigenda gutya, bigenda gutya, bigenda gutya. Usamarayizinga ibyo nakubwiye kugira ngo numve ko wabyumvise. Nurangiza umbwira uti burya rero nanjye dore uko nabibonaga. Nabibonaga gutya, nkabibona gutya, nkabibona gutya. Undacecetse. Umva, umunsi muziga guceceka muzamenya gukomunika. Dukunda kuvuga. Imana yaturemye dufite amatwi abiri n'umunwa umwe, ngo tujye twumva kabiri tuvuge rimwe. Ariko kenshi twitwara nkaho dufite iminwa ibiri n'ugutwi kumwe. Umuntu avuga wowe urimo gutegura ibyo uri busubiza, aho kumwumva ukamera nk'abasirikare bari mu ndaki. Umwe ararasa amasaso yashira agasubira mu ndaki, undi nawe akajya hejuru akarasa. Mujya mubibona muri filime, sindajya mu ntambara, giye ntabwo nabaye umusirikare, ariko mbibona muri filime. Hari igihe usanga iyo umugabo n'umugore barimo kuganira ni nk'abasirikare barasa. Ariko mwibuke, niyo watsinda, iyo utsinze umugabo wawe cyangwa utsinze umugore wawe ntacyo wunguka. Ruba ari urugamba ruzongera rugatangira ejo. Ahubwo icara wumve ibyo akubwira, ubitege amatwi. Niyo yaba nakubwira ibintu bitari byo, umwubahe, avuge arangize. Namara kurangiza umugore uti rero ibingibi wambwiraga ntabwo ariko byagenze. Bakubwiye ko basanze bambonye ndimo kunywa whisky kuri restaurant nako kuri bare runaka, reka nkubwire uko byagenze. Nari nicaranye n'abantu banywa whisky koko, ariko genda nywa gakoka. Nuko byombi byenda gusa, ariko yari koka ntabwo yari whisky. Niba ushaka no kubigenzura, ureke duhamagare kana twari kumwe, barakubwira ko ari koka nanywa gatari whisky. Ubwo ukose wiki kubera iki wateza amatwi urumva aho kurakara urasobanura. Abantu benshi rero iyo utangiye kumubwira ibintu yakoze bitari byo,
aho kugira ngo anatega amatwi ahubwo yihutira kurakara, akihutira noneho gucyocyorana, agatangira gupfobya ngo abantu b'amafuti gusa, ngo mwirirwa ngo mu bintu by'amafuti. Batwe byumve, niba ari n'amafuti uze kumwereka ko yibeshye ariko wamwubashye. So communication igomba kubahana, ntihagire uca undi mu ijambo, ntihagire upfobya igitekerezo cy'undi. Niyo wumva ari igihwayihwayi ntubwire ngo tekereza vuba, ngo nkubwe icyo ni igitekerezo ubuzanye, ku ibintu by'ibihwayihwayi gusa ngo bitagira ireme. Iyo rero uvuga gutyo ntushobora gukomunika. Niba ari muri mwebwe, niba harimo ufite iyo style ya communication, uyu munsi uve hano wihannye tugusengeye, kuko uri muri isenyero. Icyanyuma, communication yose igomba kuba conclusive. Nanjye ndarangije, niyo conclusion. Ntimuzigere muganira ku kintu ngo nubona bitangiye gushyuha ngo yewe ngo utangiye kuzana ibyo ngibyo ngo ndagiye. Oya, icara mu kirangiza. By the way, naje no gusanga ni nako bigenda. Ari igihe umuntu aba arimo kugutekerereza inkuru, wari watangira gutekerereza abantu inkuru, umuntu akaguca mu ijambo akazana ibindi, kumva usigaranye agahinda yuko utarangije inkuru wababwiraga. Wenda n'urwenya wari utangiye kubaterera, cyangwa n'inkuru wari utangiye kubabwira, undi muntu akaba yinjiyemo cyangwa arakwinjiriye, hanyuma ya nkuru yawe igasigara icitse umutwe utayirangije. Umva wakwifuza yuko bakubwira ngo se ngo ya nkuru ngo kutayiturangirije. By the way, nimba muzi gukomunika, hakaba hari umuntu mwari muri kumwe, ukumva inkuru ye bayiciye umutwe, nibamara gutuza, wenda ari undi muntu winjiye bamaze kumuramutsa, ujye umubwira uti ariko hari inkuru watubwira gutarangije, byarangiye bite? Bizamunezeza bitabaho. Ndabeshya? Ni nk'iyo abagore mukunda no kubikora, abagabo bakaba barimo gukora debate bibaza niba Trump azatorwa cyangwa atazatorwa. Umva, ntuzabwira umugabo ngo nguhaguruka dutahe batararangiza kumutora. Ariko niwumva bamaze kwemeranya, ukumva bahoshejeho gatoya, ujye muri urwa rumwe uti sheri dutahe. Ye conclusion baba bamaze kuyifata, Trump baba bamaze kumwirukana kandi agakomeza akayobora Amerika. Buraze ni murabibona, hari abantu bicara ahantu bagahindura guverinoma kandi atarabajyanama ba president. Buriya mu minister azavaho ejo bundi, ati kandi ni kana kuzajyaho. Niba tangerezo mpaka abagore mujye mwicecekera, mutega amatwi, abagabo nimamara gushyiraho guverinoma ubone kumubwira mutahe. Niba bicaye bareba umupira, ukabona umugabo wawe yatwawe kandi ubibona ko ari umufana wa Manchester United kandi yakinnye na City, ujye ureka match irangire hanyuma ubone kumubwira ngo dutahe. Nawe ubu n'umutwara match iri hagati, burya azataha rwose atanyuzwe kuko match ntiyarangiye. Njya mbibona no mu rugo iwanjye, hari igihe tuba tureba umupira kuko njye mfitemo abahungu benshi, abagabo rero n'umupira rwarahise. Iyo tumaze gusenga bahita bacomeka televiziyo, nanjye nabona harimo umupira, niyo naba nandaraga sinzi aho revival iva, nkumva imbaraga ziragarutse, nkicara nkareba umupira. Madame akaza kandi atari ko wari unaniwe, ati ubu ngubu ugiye kureba umupira, reka ndebeho agace gatoya. Nkarebaho agace gatoya nkumva match iraryoshye, yagaruka kumbwira ngo nkabona niwe genda ubusinziriyeho gatoya, yewe ngubu ntabwo ndi buyisiga hanga. Nubona umugabo yatwawe na match, ntukamubwira ngo haguruka agenda, abagitegereje conclusion. Ariko n'umugore nawe ari mu gaseri, abarimo kureba gaseri, ureke gaseri ke kabanze karangire. Nawe n'umubwira ngo zimye ibyo bintu, rwose buryo uzakubukoze sakirirego ni icyaha kitababarirwa kuko wishe seri kandi yarigeze ahantu hakomeye. Cyane cyane rero yari kuri televiziyo adashobora no kuyisubiza inyuma. Burya rwose uzamenye ko icyo cyaha uzakibabarirwa umunsi yagarutseho, akamenya uko byarangiye. Buri kintu cyose umuntu ashaka conclusion. So mwakoze cyane kuntega amatwi. Intimacy na sex na communication ubundi biragaburirana. Sex igaburirwa na intimacy, intimacy ba muri sex kuko ni introduction yayo. Niyo mpamvu ugomba kwirinda ntukagira intimacy n'umuntu utari umugore wawe cyangwa umugabo wawe, kuko hari igihe ashobora kubyibeshyaho. Ushobora kugira intimacy n'umugore wifitiye ibibazo. By the way, no muri counseling nkatwe abapastori barabiturinda, barakubwira ati uzirinde umugore nawe urimo kukubwira ibintu ntuzajye muri intimacy nawe,
utangire kubwira ngo yo ngo ariko uzi ko washavuye ngo yo. Hari igihe umugaburira intimacy nyinshi ukamwibaburiraho, noneho yazabona udateye intambwe akavuga ngo wamwumviye ubusa, kandi ntabwo yari intego. wowe ugomba kumufasha gukiza ibibazo bye, ariko ntimugomba kugirana intimacy. Intimacy reserve ku mugabo n'umugore bashakanye. Abandi tugomba kubumva tukabakunda, ariko intimacy ni reserve ku mugabo n'umugore. Hari ahantu usanga ngo abagabo bafitanye intimacy n'abagore bahandi, by the way abakiri batoya baba jeune, ndabayiroma ariko kuko mfitemo muri counseling mfitemo ingo nyinshi zifite icyo kibazo. Umuhungu wagiranaga intimacy na nyina, bakunda kuganira cyane, akamubwira byose, akagira gute, yamara kurongora akaguma muri ya intimacy. Nakwambia burya warabizambije. Iyo warongoye niyo mpamvu bavuga ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore wa karamata. Ucomokora intimacy ya mama ukayicomeka kwa madamu. Mwaneza amatwi, intimacy ya papa na mama, kuko n'abakobwa barabigira. Akenshi birikora, abakobwa bagirana intimacy na ba papa babo, akamubwira byose. Ibyo nibyo bisenya ingo. Uretse ko si kenshi abakobwa bagirana na papa nkuko abahungu bagirana na ba mama babo. Ukajya usanga na compare umugore ukabwira ngo mama yagiraga gutya, ngo mama wagira gutya. Warongoye umugore utari mama wawe, girana intimacy n'umugore wawe. Ibyo mwifuza aho bimubwire, ngo yimukompara n'abandi. Turabyumva kimwe. Intimacy ni exclusive n'umugabo n'umugore. Sex ni exclusive